Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Dushimiye Imana cyane muri iki gitondo. Ni igitondo cyiza Imana ituremeye kugira ngo tunezerwe, kugira ngo tubwire abantu imirimo yayo. Turashimira Imana rero. Kuryama no kubyuka aba ari imbaraga z'Imana. Turayishimiye kubw'umunsi mwiza, turayishimiye kubw'igitondo cyiza kirimo amahumbezi, kirimo ubwiza bw'Imana. Imana ni ishimwe. Rero nk'uko bisanzwe ni Pastor Gatera Jose guturuka muri Pentecote Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro, kandi namwe tubashimira mudahwema kudusengera, mudahwema kudushyigikira. Ibyo ngibyo Imana y'amahoro ijya ibashyigikira kandi bafata amaboko namwe. Ni ukuri tubahaye ikaze muri iki gitondo kugira ngo twumve icyo Imana idushakaho, twumve umwifato wacu ko tugomba kwifata, twumve umuburo w'Imana. Tubahaye karibu kugira ngo muhugukire kumva ijambo ry'Imana. Tubahaye ikaze kandi turanabiyegereje mwese abo dukorana umurimo muri Pentecote, bene data dusengana, bene data tubana buri munsi, abadukunda, abadushyigikira, mwese tubahaye ikaze muri iki gitondo. Imana y'amahoro irushaho kubagirira neza. Rero turi kumwe n'umushumba wacu Pastor Serugendo Dismas. Reka basuhuze anasengera umwanya tugiye kujyamo. Turabashubuje bene data, Imana ibane namwe. Dusengera ijambo ry'Imana. Amen. Uwiteka Mana nyiricyubahiro, turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza watugeje imbere yawe. Tugiye kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe rituyobora mu nzira yo gukiranuka. Reka mukozi we mwambike tena imbaraga n'amavuta y'Umwuka Wera zibe kuri we, atagaragara ko ari we, tubone ko ari imbaraga z'Umwuka. Tusenge abadukurikira, Mana ubafashe bagirire neza, iri jambo ribagirira umumaro kubw'uyu munsi. Icyo twirukanye imbaraga z'umwanzi mu izina rya Yesu byahagarara mu kirere, ibyatuma tutakira ijambo ryawe nguko bikwiriye. Reka ridukize, ritubohore, ritugirire umumaro ku iki gitondo. Urakoze, turagushimiye, tugusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Imana imuhe umugisha. Reka twihuse rero dusome ijambo ry'Imana ari mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 5. Turahera ku murongo waho wa 5. Reka duhere ku murongo wa 5. Reka tuwasome. Yohana igice cya 5 murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 8. Ijambo riratubwira iki? Ariyo umuntu wari ufite intwara. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Hariho umuntu ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije. Ngiza undi antanga kumanukamo. Murongo wa 8. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe wigendere. Imana itugirire neza. Amen. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo n'ubu Yesu yakora. N'ubu Yesu aracyakora kuko afite ubundi buryo bwinshi akoresha. N'ubu rero Yesu yakora. N'ubu Yesu yakugirira neza, nawe n'ubu Yesu hari aho yaguhagurutsa. N'ubu ngubu nawe yakubwira ngo haguruka wigendere.
haguruka ukore, haguruka ushake, haguruka urambagize, haguruka winjire mu murimo w'Imana, haguruka. Hari ahantu Yesu yaguhagurutsa nawe n'ubu ngubu ubwire mugenzi wawe mwicaranye ngo n'ubu Yesu yakora, n'ubu Yesu yangirira neza, n'ubu Yesu yanyiyereka, n'ubu Yesu yavugana nanjye, n'ubu Yesu yanduhura, n'ubu ngubu Yesu yakora. Imana itugirire neza. Bibiliya tubwiye ngo hariho umurwayi, ni inkuru ngo hariho umurwayi ngo wari ufite indwara ngo ayimaranye imyaka 38, ngo Yesu amubonye ngo arabimenya, amenya ko uwo murwayi atinze mu kibazo, amenya ko uwo muntu amaze igihe ababaye, amenya ko uwo muntu amaze igihe ari mu karengane, amubonye ngo arabimenya. Imana ishimwe. Amen. Ahita abimenya, arabyibwira. Uwo murwayi ngo yari amaze imyaka 38 ari mu kibazo, aryamye atabyuka, haryamye. Yarakoraga akazi karahagaze, yaratunze urugo mbese rwarabaye itongo, yaratunze umuryango warashonje, mbese hari imirimo, hari inshingano uyu murwayi yari afite zarahagaze. Nawe urumva imyaka 38 umuntu atabyuka, haryamye. Hanyuma ngo Yesu amubonye aramumenya, arabimenya, amenya ikibazo, amenya ko hamaze igihe, amenya imyaka amaze, amenya ko yabuze umuntu, amenya ko atashobora kwikura ahari. Ngo aramubwira ngo urashaka gukira. Ntabwo Yesu azagukoresha ku mbaraga. Yesu ntazakora ikintu utifuza. Inzira ijya mu ijuru, hari n'indi ijya mu irimbukiro. Gukurikira Imana ni amahitamo yawe. Wabwiwe ikibi n'icyiza, urakizi. Uzi ko hari inzira yo kurimbuka, uzi ko hari inzira y'ubugingo, ariko amahitamo ni ayawe. Yesu aramubaza ngo mbese urashaka gukira? Umurwayi atangira kudondobekanya amakuru menshi, aramubwira ati nta muntu ngira, urumva nkiza, unda ntanga kugeramo. Amubwira ibibazo byinshi, amubwira umubabaro mwinshi, ariko nyirizina ngo Yesu yari yabimenye, yari yamenye yuko umurwayi afite ikibazo. Hanyuma ngo amubwira ati se urashaka gukira? Undi ati se ndabishaka, byaturuka he ko nta muntu hano, haba ikidendezi kibamwo marayika ageza rimwe na rimwe y'amazi yibirinduye kubera kutagira umuntu, undi antangamo, bikaba bityo umwaka ugashira, bikaba bityo imyaka irarangiye, urumva ikibazo mfite nuko. Avuga byinshi kubw'umubabaro yari afite, ariko Yesu aramubwira ati ndakubajije ngo urashaka gukira, ikorera uburiri bwawe wigendera. Ngo umurwayi Bibiliya tubwira ngo yikorera uburiri bwe, aragenda, arahaguruka, ava mu kibazo, aragenda. Imana ikumpagurukirize aho wari utinze. Imana y'amahoro, Yesu Kristo w'i Nazareti, akumpagurukirize muri ibyo bibazo, akumpagurukirize muri ako gahinda umaranye igihe, akumpagurukirize muri ubwo burwayi utinzemo, akumpagurukirize muri ubwo bushomeri, akumpagurukirize muri ako kazitiro. Uyu munsi wa none uhure na Yesu, kuko Yesu iyo muhuye arabimenya. Niyo utakwirirwa uvuga, niyo utamubwira ko wasenze iminsi 40, niyo utamubwira ko ari 3 urangije, we yakubonye. Iyo muhuye arabimenya, akamenya amajoro waraye, akamenya umurimo wakoze, akamenya ubwitange witanze mu nzu y'Imana, akamenya icyakugira. Yakubonye amenya ikikurimo, amenya ikikubabaje, amenya ineza yawe iri mu mutima, amenya urukundo ugira, amenya ko yamukirwa hari awugirira neza bakakwitura inabi. Yesu yakubonye arabimenya, arabimenya.
dufite umukiza ujye umenya ibyacu, dufite umurengezi ujye utumenyera ibitugoye. Muririmbyi w'120 yaravuze ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umukiza umvugira, ni umukuru w'abatambyi, mfite umuntu umvugira, mfite umuntu umvugira, mfite umuntu ntangira raporo, mfite umuntu utashobora kuntangaho amakuru mabi, avuga uko ndi. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro ko twahawe Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Iki gitondo mwene data nkurarikiye kwegera Yesu, nkurarikiye kugira ngo umutakire, nkurarikiye kugira ngo usenge, uhamagare Yesu muhure, azarebe, ubwire Yesu azarebe, arebe ibyo bikugarije, arebe ibyo bikuri imbere, arebe uwo musozi uhagaze imbere yawe, arebe urushako rukunaniye, arebe urubyaro rukuzonze, ubwire Yesu azarebe, nahagera hari ibyo abasha gukora. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibasha gukora ibiruta ibyo dusaba, ibiruta ibyo twavuze. Umuhamagara azarebe. Iki gitondo turumva twifuza ko hari umuntu wahamagara Yesu, hari ahantu utinze, ariko ongera uhamagare, ongera uhamagare, ongera uhamagare, ateze amatwi, ongera uhamagare. Arashaka kuvuga, arashaka kumubwira, arashaka kumurembuza, arashaka kumurarika akazi wawe. Uyu munsi rero nabwiwe ngo nkubwire ngo ongera utake, ongera uhamagare. Barutolomayo yari impumyi, ngo arahamagara yumva Yesu ngo aratambuka, ahera ko arahamagara ngo mwene Dawidi mbabarira, mwene Dawidi mbabarira. Arangije ngo abantu baramucecekesha, baravuga bati n'igiceceke kiri gusakuza, kiri kubuza umwami gutambuka, kiri kuzana amajwi mabi, dore uko gisa, nta nubwo kireba. Ariko Yesu kubera ko ari umutunzi w'imbabazi, ijwi ribabaye, ijwi ritaka ajya rimenya, ijwi ribabaye rifite agahinda ntabwo ajya ryirengagiza. Ngo ahera ko aravuga ngo ni mumuhamagaraze, ni mumurekaze. Ngo bahera ko baraza, bazana barahindura, baza bafite umutima uciye bugufi, baza biyoroheje, baravuga ngo ngwino, ngwino aragushaka, ngwino. Yesu nakugirira imbabazi, n'uwo muturanyi wawe murumvikana. Yesu nakugirira imbabazi, n'uwo muhana urubibi murahuza. Yesu nakugirira imbabazi, n'uwa wundi kuri mu ideni arakwishyura. Yesu nakugirira imbabazi, na wa wundi wanze kukureba ari bukurebe, n'utagusuraga aragusura. Yesu nakugirira imbabazi, ibyasubitswe uyu munsi birasubukurwa kubera ko Yesu yakugiriye imbabazi. Rero nje kukubwira ngo uyu munsi utake, n'ubu yakora, n'ubu yakugirira neza, n'ubu Yesu yakora, kuko afite imbabazi, afite urukundo, afite impuhwe, yicaye ku ntebe y'imbabazi, n'ubu yakugirira neza. Umaze igihe mu kibazo, umaze igihe urwaye, umaze igihe unaniwe, urumva ubuzima busa nkaho bukunaniye, ariko nje kukubwira ngo n'ubu Yesu yakora, n'ubu Yesu yakugirira neza, n'ubu Yesu yakwiyereka. Mwene data mu Kristo, wari umukristo ariko kubera urugamba utinzemo, kubera ubushomeri utinzemo, kubera umusozi umaze igihe uhagazeho, urumva wananiwe, ariko nje kukubwira ngo n'ubu yakora, n'ubu Yesu yakora, n'ubu yagusubiza mu rugo rwawe. Nubwo umaze igihe kirekire warataye urugo, warataye umuryango, ariko n'ubu Yesu aracyagira neza, n'ubu yakora. Mwene data, ndagira ngo uyu munsi wa none wongere utekereze, utekereze aho waguye, utekereze aho warekuriye Yesu, utekereze mbese umaze igihe kingana iki utakivuga izina rya Yesu mu kanwa kawe. Urumva warabirambiwe, niyo umuntu akubwiye ngo Yesu ashimwe wumva ugize ikirungurira, ariko rero garukira aho ngaho, garukira aho ngaho. N'ubu Yesu yakora, n'ubu Yesu yakugirira neza, n'ubu Yesu yakwiyereka. Umaze igihe mu bibazo, urabona nta cyerekezo, ariko nje kukubwira ngo n'ubu Yesu yakora. Imana y'amahoro itugirire neza, Imana y'amahoro itwiyereke, Imana y'amahoro ikuramburira ikiganza. Wari umaze gucogora, wari umaze kumva nta nzira, wari umaze kubona
urabona Yesu atakureba ariko arakureba, arakuzi. Nahagera murarike, muhamagare, mushake, ongera wisubireho, subira mu murimo w'Imana, subira mu mirimo myiza wakoraga, subira mu nzu y'Imana. Ongera, arabizi ko nta muntu ufite, kandi iyo Yesu yaje nta yandi maboko akenera, nta zindi mbaraga akenera, nta bundi butabaza akenera, arihagije. Nahagera akakubona arakora ibigomba gukorwa. Ndagira ngo rero uyu munsi abantu turi kumwe, abantu badukurikiranye, nje kubabwira ngo n'ubu Yesu yakora, n'ubu Yesu yakora. Ubwo bukwe bw'umwana wawe ucyuza, n'ubu Yesu yakora. Yaguha ibitwikururwa, yaguha ibishyingiranwa. Imana yari yakunyeretse, mbona ushobewe, mbona ari ikibazo, mbona uvuga ngo mbese ubu bukwe buzataha, ariko nje kukubwira ngo buzataha. N'ubu Yesu yakora, kuko ibyo yakoze nibyo bikomeye cyane. Imana itugire neza. Umurwayi ngo aramubwira ngo nta muntu ufite. None kubera ko nta muntu ufite, ntinze mu kibazo. Aha mpamaze imyaka 38, yongeye amazi yibirinduye nkiza, undi ntanga kugeramo. Uwazanye na mukuru we, uwazanye na nyirasenge, uwazanye na se wabo, ufite nyina, ufite se, antanga kugeramo. Urumva ko cyari ikibazo. Uyu muntu nta muntu yagiraga, nta muvandimwe, nta nshuti, ariko Yesu ahageze ngo arabimenya. Bene abo Yesu arabakunda, ariko umusaraba yavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, ngo nimuze munsange ndabaruhura. Ngo n'abandi batagira shinge na rugero, babandi batagira abanti, batagira banko, batagira babandi bahamagara. Abo Yesu ababazi, abo Yesu nawe arabazi ko bahari, kandi iyo bamurembuje bamuhamagaye, iyo bamutakiye arabumva, yumva ijwi ryabo. Muririmbyi wa 16 yaravuze ngo ba Yesu bishimira izina rye ryiza, ngo abe ngo bishimira iryo zina, ngo ribamara n'imibabaro rata, ngo rira n'abatinyura, ngo kandi niyo umuntu ashonje ngo riramuhaza. Iryo zina ngo rigaburira umuntu ushonje, iryo zina ngo riratinyura, rikamara umuntu ubwoba, rikamukuramo umuntu igihunga. Aba Yesu Shitani ashaka kukubwira tawa, wowe urabona rwose mu minsi mikuru impanuka izakwica, akakubwira ibintu bibi gusa. Amajwi ya Shitani buri munsi avuga ibintu bibi, ariko ijwi rya Yesu riza ari kubwira ngo baho, riza ari kubwira ngo witinya, riza ari kubwira ngo humura. Rero reka twongere tugaruke, turebe umusaraba, twiringire Imana, tuyikorere, tube mu maboko yayo, tuyizere. Yaduhaye umwana wayo Kristo kugira ngo uzamwizera wese ngo atazapfa urupfu rubi, ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Mwene data, narije kuguhumuriza ngo n'ubu Yesu yakora, n'ubu Yesu yakugira neza. Umaze gupfusha amakwe menshi, Imana yakunyeretse. Maze gupfusha amakwe menshi, maze kudepoza ahantu henshi byaranze, ntibaguhamagara, batoranya abandi ugasigara. Mbese ibyo ugerageje gukora ntibinyuramo, ntibikunda. Ariko Yesu nakubona, hashaka Yesu, bari ubwira, mushake, muhamagare. Arashoboye, n'ubu yakugirira neza, n'uyu munsi yakwigaragaza. Bari ubwira, wabwiye abantu barakuninira, wabwiye abantu ntibagira icyo bakumarira, ariko nta n'icyo bari bashoboye. Uyu munsi Yesu ni ushoboye. Hejuru y'ubuzima bwawe hari imbaraga z'Imana gusa nizo zishoboye. Urara wikanga abarozi, urara ufite ubwoba, ugahindura, ugakiraho ibintu byose, ukavuza induru, ukavuga ngo ibintu birancanze. Oya, byigucanga, nkuzana ijambo ry'ihumure muri iki gitondo. n'ubu Yesu yakora, muhamagare gusa. Ni ijambo Imana yampaye kugira ngo nkubwire, na bya bindi byanze, na bya bindi ubona ngo hashize igihe, ibi ngibi hashize igihe ntibyakunda, oya ntago byavamo, ariko nje kukubwira ngo Yesu yakora n'uyu munsi wahura n'Imana. Yesu yakwiyereka,
Yesu yanyuza mu zindi nzira. Hari inzira zawe zasibye ariko afite ubundi buryo yakoresha kongera ukava mu kibazo. Afite ubundi buryo yakoresha kongera ukaba umwizerwa. Afite ubundi buryo yakoresha ukongera ukemerwa. Afite ubundi buryo yakoresha uyu munsi ukabona ineza y'Imana. Reka dusoreze muri iki gitabo. Turareba muri Luka ibice byaho ni 8. Luka ibice byaho 8 aba ariho dusoreza twumva icyo Yesu ari kuvugana natwe. Ibice 8 turareba umurongo wa 40, turahera kuri 40. Reka tuasome Luka igice cya 8 tutangire ku murongo wa 40. Mutwe w'iryo jambo riravuga Yesu akiza umugore azura umwana wa Yayiro. Urumva ko Yesu ari umwami. Urumva ati Yesu akiza umugore azura umwana wa Yayiro. Ibintu byo gukiza ubundi Yesu ahantu hari nta bintu bya negatifu bibaho. Yesu ahari birashoboka, birakunda, bicamwo, biremera. Aho Yesu ari, Yesu twaramuhawe yaradupfiriye, yaje kubwawe nanjye. Wimutera umugongo, wivuza induru. Niba warakijijwe, niba utarakizwa, uyu munsi umwizere nk'umwami n'umukiza, aguhe agakiza, aguhe ubugingo. Yesu arihagije, arimo byose. Yesu akiza umugore azura n'umwana wa Yayiro. Uyu nguyu bavuze kuzuka haba harabonetsemo gupfa na bya bindi byapfuye, na bya bindi bitagifite isura. Yesu yahageze abiha isura, biha umurongo, azura umwana wa Yayiro. Umurongo wa 40. Yesu akigaruka abantu baramwakira kuko bose bari bamutegereje. Abantu baramwakira kuko bose bari bamutegereje. Nuko haza umuntu witwa Yayiro. Haza umuntu witwa Yayiro, umutware w'isinagogi. Araza yikubita imbere y'ibirenge bye. Urumva yari n'umukozi w'Imana. Yumva Yesu bari bamutegereje, araza yikubita imbere y'ibirenge bya Yesu. Yikubita imbere y'ibirenge bya Yesu. Aramwinginga ngo aze iwe. Kuko yari afite umukobwa w'ikinege. Uwo Yayiro yari yarabyaye umwana umwe w'ikinege. Wari umaze imyaka nka 12 avutse. Yari afite imyaka nka 12, Bibiliya niko ivuze, yari afite imyaka nka 12 avutse. Kandi yari agiye gupfa. Akigenda abantu benshi baramubyiga. Haza umugore uri mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12. Haza undi mugore nawe ufite ikibazo. Urumva yaragendaga ajya kwa Yayiro, abantu bamubyiga, bamusunika kubera bamubonagaho ibitangaza, bamubonagaho imirimo myiza. Hanyuma rero igihe ari muri urwo ruvunganzoka rw'abantu, haza undi mugore ngo ari uri mugongo ngo abimaranye imyaka 12. Kandi wari warahaye abavuzi ibintu bye byose. Kandi yari yarivuje, yaratanze ibye byose, yarabimaze mu nzu, nta kintu asigaranye. Aratanga, arivuza, aca mu nzira zose. Nawe urumva umuntu wari umaze imyaka 12 agenda ava. Nyamara ntiyagira n'umwe ubasha kumuvura. Nuko amuturuka inyuma akora ku nshunda z'umwenda we. Uwo mwanya amaraso arakama. Nuko wa mugore yari yumvise ibya Yesu, yari yumvise amakuru ye, yari yumvise ko akiza, yari yumvise ko aruhura, yari yamaze kumenya ibya Yesu, ngo amuturuka inyuma. Nta muntu wari ukimucaka ari urutega. Abantu bose bari baramuteye umugongo. Nawe urumva imyaka 12 umuntu ari mu kibazo, anuka.
imyaka 12 yitekereze nawe imyaka 3 umaze mu bushomeri nta muntu ukikwiteza. Tekereza umwaka umaze udakora nta muntu ukipfa kuguhamagara uko abonye. Noneho we yari amaze imyaka 12 aba mu nzu, iyo ndwara ntiyamwemereraga kujya mu bantu. Hanyuma ngo yumvise inkuru za Yesu, ngo aragenda muturuka inyuma akora ku ncunda z'umwenda we, ngo uwo mwanya ya soko y'amaraso irahagarara, irakama, yakira igitangaza, yakira guhura n'Imana, yakira gukira. Uyu munsi ukore kuri Yesu, umukoreho, ndakwinginze umukoreho, umukoreho, ukore kuri Yesu. Yesu akamisha iyo soko, izo soko y'amarira, iyo soko y'umubabaro, ako gahinda umaranye igihe, icyo cyangira ugendana. Yesu umukoreho arabigukiza. Yesu ni umukiza. Uyu mugore yumvise amakuru ye nawe ari ukimujyana kwa muganga, kubera ko Bibiliya tubwiye ngo ari yaramarishije ibye ubuvuzi, yivuza mu bavuzi. Bishoboke ko nabi Kinyarwanda yari yarabagiyemo, bishoboke ko na hehe n'amavuriro yandi yaragiyeyo, ariko ikintu gitangaje ngo ntabwo yari yarabashije gukira, kandi nyamara ntiyari yaranapfuye. Hari abantu bapfuye bahagaze, kabona umuntu yapfuye ahagaze, nta kize ntapfuye araho. Abo rero iyo bagannye Yesu, iyo bamukozeho, Yesu ajya abakiza, Yesu ajya abagirira neza. Nje kugutangariza ngo ukore kuri Yesu. Yesu akurebana amaso y'imbabazi, Yesu agukebuke. Iki gitondo uhure na Yesu, uyu munsi Yesu agukoreho. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Uyu mugore yarababaye, yaramaze imyaka 30, yaramaze imyaka 12, ariko Yesu mwibuke ko yarekije n'uwa 38. Ntabwo nzi yumaze mu kibazo, ariko uyu munsi ndagutangariza ngo Yesu ari kumwe nawe, arakicaye ku ntebe y'imbabazi. Yesu arahari, nukuri nje kukubwira mpamanya n'umwuka wera. Yesu aracyahari, aracyakora imirimo. N'ubu yakora, n'ubu yakora, n'ubu Yesu yakora, n'ubu yakamyo soko, n'ubu yacecekesha ayo magambo, n'ubu yakura icyo cyangiro, n'ubu yaguha urubyaro. N'ubwo uvuga ngo imyaka 10, n'ubwo uvuga ngo baye 20, n'ubu wabyara, n'ubu wararusamye, n'ubu wararusamye, n'ubu wakwakira igitangaza. Niyo viza yabuze, n'ubu wayibona. Yego, ndumva n'ubu hari ikintu ari bukore. N'uyu munsi hari ikintu ari bukore. N'uyu munsi hari ikintu ari bukore. Ratoya seri bonefo, hari ikintu ari bukore uyu munsi. N'ubu ngubu, n'ubu hari ikintu ari bukore. N'ubu ngubu hari ikintu ari bukore. Hari umurwayi ari bukize, hari uburwayi ari buhagurutse. N'uyu munsi hari agakiza aratanga ku bantu bagakeneye. N'uyu munsi yicaye ku ntebe y'imbabazi. Amen. Uyu munsi ndumva hari ikiri bukoreke, ndumva hari ikintu Yesu ari bukore uyu munsi. N'uyu munsi wari ubuze icyerekezo, wabonaga bidakunze, wabyutse uhagarara mu muryango ubona ubuze icyo ukora, ariko n'ubu Yesu yakiguha. Yesu yakubwira aho unagurushundura. Yesu yakwiyereka. Ni umwami w'amahoro, arashoboye. Bibiliya tubwira ngo yaje mube, ngo ariko be ntibamumenya, ngo ariko bamumenye bo, ababashije kumumenya yabahaye ubutware n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Nyemerera uzamura ikiganza cyawe tugusengera Imana. Nyamara warunaniwe, ntiwihagarareho. Imana yakuntumyeho, warunaniwe. Ikimenyetso, waraye witse imitima, waraye witse imitima. Nibivuga ubyumve ko ari wowe, ntabwo wasinziriye iri joro. Wibaza icyo wakora,
ubona ibintu byagucanze, ariko nje kukubwira ngo n'ubu yakora. Hari isoko yakamya, hari ahantu yaguhagurutsa, hari icyo yakora ubu n'ubu, hari ikintu Yesu yakora. Ndagira ngo tugusengera Imana, ndagira ngo tugusengera Imana. Umaze iminsi unaniwe, umaze iminsi wumva unaniwe, ariko wizere. Niba utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ukaba unaniriwe no mu byaha, uzamura ikiganza cy'iburyo, turagusengera Imana. Imana ibanze guha agakiza. Niba wari warakijijwe hanyuma ukabirekura ukabivamo, urazamura ikiganza cyawe. Arakicaye ku ntebe y'imbabazi. Tubanza tugusengera Imana. Uyu munsi wa none hari icyo Yesu ari bukore, hari icyo Yesu ari bukore. N'uyu munsi, n'ubu uyu nguyu, uyu munsi hari icyo Yesu ari bukore. Tugiye kubasengera, tugiye kwinginga Imana. Mwene data, wari umaze iminsi urwaye, ariko warwara, waba uryamye, ntabwo urengeje uyu muntu wari umaze imyaka 38. Nawe yarababaye, kandi yarababariye aho ubutabazi buri, yarababariye aho abandi bakirira, yarababariye aho abandi basekera, ariko yari afite akarengane. Hahandi abandi bava bashima bazamura amaboko, we yarahababariye. Abandi bataha bavuga batareruya duhuye n'Imana, we yarariraga. Ese urashaka kumbwira ngo nubwo waba ushonje, nubwo waba warayutariye, nta baraye babimennye? Muturanye bahaza bakajya kubimena mu mifuka. Ariko hamagara Yesu, waramumenye. Tera intambwe, Yesu niwe uruhura wenyine. Yesu niwe karuhura. Tera intambwe. Ese nubwo hamagaye anti bikanga, nubwo hamagaye anko ntibicemo, wagira ngo Yesu wahamagara ikaba kompoze. Oya, tera intambwe. Hari abanza kukwitaba, ariko Yesu arakwitaba, yicaye ku ntebe y'imbabazi. N'ubu rero aragutegereje, n'ubu ngo uza kugirire neza. Ndi kuvugana n'umuntu w'umukobwa ufite amarira menshi cyane, ndetse uri gutekereza byinshi kandi bibi wakora kubera agahinda kuzuye mu mutima. Ndagira ngo uyu munsi tugusengera Imana, ndagira ngo tugusengera Imana. Uwo muntu wakwanze ntabwo ari Yesu. Yesu niwe wakwanga ukahura n'ibibazo, kandi Yesu ntiyangana. Ahubwo ijambo rero bakunda bamukunda, abamushakana umwete bazamubona. Yesu rero niwe utoragura abo bataye, niwe ubwira amagambo meza abo babwiye nabi, niwe ugira imvugo nziza wenyine. Yesu wenyine niwe utanga icyerekezo. Umuntu yakugira inama akakubwira ngo curuza ibi bizakunda, wabicuruza ntibikunde. Umuntu yakubwira ngo shakana na runaka n'umwana mwiza twariganye, mwabana akaguserereza akagutesha umutwe. Ariko Yesu wenyine niwe wakurebera. Yesu wenyine niwe ureba, niwe ugira ijisho rireba neza. Umuntu yakubwira ngo genda ukorere hariya biragenda, wahagera bikanga kubera ko wabibwiwe n'umuntu. Umuntu yakubwira ngo ibi birakunda, ibi bicamo, ariko wabikorewe ntibicemo, ariko ukeneye icyo Yesu avugana nawe. Nyemerera tugusengere. Imana yakudutumyeho, ni wowe Yesu ashaka. Umuntu yakubwiye ngo azagufasha, azagutera inkunga, none yakuyeho telefone, ariko Yesu wenyine niwe wagutera inkunga ugashira umubabaro wose. Ndagira ngo tugusengere. Nyemerera mwene data, nyemerera mu Kristo, nyemerera uzamura ikiganza cyawe. Abo bantu bose mvuze barahari,
abo bantu bose mvuze Yesu yabanyeretse. Umwuka w'Imana yahoze abanyereka, arabanyereka, anyereka ari abantu bagiye bizera abandi ariko barabahemukira, kubera ko babahemukiye kandi nabo bavuga ko bazi Yesu, bacitse intege, basubiye inyuma. Aravuga ngo ni ukuri yaramemukiye kandi ari umukristo. Uwo ngo ntabwo ari umukristo. Umukristo ntahemuka. Uzaguhemukira abeshya ko ari umukristo, uzahita umukura kodomu, uzavuga ngo si umukristo. Umukristo ntahemuka. Ariko ndakurarikira kugira ngo uyu munsi wongere utera intambwe usanga Yesu, nawe aratera 99 agusanganira. Ngwino rata, ngwino tugusengere. Wari unaniwe, wari ufite n'urugendo ushidikanyaho, ngwino uyoboze Yesu inzira. Ntugafata urugendo utayoboje Yesu inzira warabaye umukristo. Ntugafata ibyemezo utabanje kubaza Yesu. Ntugafata imyanzuro utabanje kubaza Yesu. Ntugahubuke. Jya wumvira umwuka, tuza umutima. Ndagira ngo tugusengere, ariko tujye kubanza gusengera abantu bananiwe, bacogoye, basubiye inyuma, babivuyemo, batarakira Kristo. Abo nabo barahari, nabo barahari. Uyu munsi rero tugiye kubasengera. Ndumva umwuka mata gusengera abantu batarakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Ndumva umwuka mata gusengera abantu basubiye inyuma, bari baramwakiriye bajya mu mazi menshi ariko barangije babivamo. Wikwigirira nabi. Urava muri Yesu ngo ujye hehe? Ko hanze nta cyiza gihari. Hanze nta cyiza wahabona. Muri Yesu honyine niho uzaruhukira ukagira amahoro. Muri Yesu honyine niho uzabonera ubuzima, niho uzabonera ibyo ushaka. Muri Yesu honyine. Wikwigirira nabi. Urwo rugo uzarwubakira muri Yesu. Abo bana uzabarerera muri Yesu. Ndagira ngo tugusengere Imana. Niturangiza dusengere abantu barwaye. Yesu yiteguye kubakiza. Uyu munsi Yesu arakiza indwara zikomeye. Indwara zikomeye, za zindi zikomeye, Yesu arashaka kuzikoraho. Kandi iyo tubwiye ngo arazikiza, ntabwo tuba tukubujije kujya kwa muganga. Uragenda wagerayo, Imana yo mu ijuru kubera ko yagukozeho, yakubanjirije, hanyuma wankumita ugahita ukira, ugahita wakira igitangaza cyawe. Hari n'abakiriza mu mayira bari kujyayo, hari n'abakiza bicaye imbere y'umuganga, hari n'abakiza bakibitekereza, ariko Yesu aragukiza. Yesu aragukiza iyo ndwara, Yesu aragukiza icyo cyago, Yesu aragukiza iyo kanseri yagufashe mu rubavu, Yesu aragukiza izo mpyiko zikurembeje, Yesu aragukiza uwo mwijima, Yesu aragukiza ayo mara yasobanye, Yesu aragukiza. Yaje gukiza uyu munsi, umwizere nk'umwami n'umukiza. Yesu aragukiza. Narangiza akubwira ngo haguruka wigendere, jya mu murimo, jya mu nzu y'Imana, jya gukorera Imana. Nta kindi gukirije, iragira ngo ujye kubwira abantu ko Yesu agira neza. Tujye gusaba umushumba wacu kugira ngo abasengere Imana, yinginge Imana, ayinginge kugira ngo ihe abantu agakiza, ayinginge kugira ngo abantu bayigarukeho, ayinginge kugira ngo abantu bakuzinuka inzira y'Imana, ayinginge kugira ngo Imana ibaremere umutima mushya, ayinginge kugira ngo Imana ikize abantu mu buryo bw'umwuka ndetse no mu mubiri. Tujye kumwinginga kugira ngo asenge Imana. Turagushimiye Mana nguru, urakoze kubw'ijambo ryawe kubw'uyu munsi mwiza. Dusenge imitima y'abadukurikiye kubw'iri ijambo. Hari abantu bananiwe mu rugendo, hari abantu basubiye inyuma, hari abantu batarabona agakiza, hari abantu bakoraga murimo wawe barabiretse. Mbaraga zawe zongere zimanuke tena Yesu, kuko ari uhindura mutima w'umuntu, ubakize bongere bakugarukeho, kuko tudagufite nta mahoro tufite. Mu izina rya Yesu Kristo, ababoshwe n'ibyaha ubabohore kubw'imbabazi zawe. Abananiwe Mana bagira icyo ukora kubw'izina ryawe Yesu Kristo. Byari kuba byiza amavi yose kagupfukamira, kuko ari we Mana y'amahoro. Mu izina rya Yesu, amarira ari ku bantu, agahinda ari ku bantu, ibibazo biri
ku bantu. Manuka ukize. Hari abarwayi bamaze imyaka myinshi n'uburwayi babuze umutabazi. Hari abamaze imyaka myinshi bivuza kwa muganga. Hari abamaze imyaka myinshi mu rugo batakivamo. Tutumyeho imbaraga zawe Yesu. Tegeka gusa ubakize. Tegeka gusa bikorera uburiri bwabo. Tegeka gusa burwayi bubareke. Tegeka gusa babona amahoro. Satani atsinzwe, abadayimoni batsinzwe. Urakoze kubwira ijambo, reka ritugirire umumaro nguko twarisabye imbere, rifashe buri muntu wese abashe kongerwamo byiringiro yo kumenya ko kuri Yesu Kristo ari mu butabazi. Uwo twirukanye ni Satani. Ubosha abantu bawe, uziritsa abantu bawe, utifuriza abantu bawe kugenda nguko ushaka, utuma abantu batizera imbaraga zawe. Turamwirukanye mu izina rya Yesu. Weze igihugu cyacu, ugitunganye ng'Imana. Abatuyobora nabo bafashe mu izina rya Yesu. Abakozi bawe, abashumba b'amatorero nabo bashoboje mwami muri bihe, waba imbaraga n'ubutwari bwo gutegeka mu izina ryawe, mirimo nibitangaza bigakoreka. Turagushimiye data, tusenge mukozi wawe, mwambike tena imbaraga, umushoboje n'abakomeza ahagarare ku munara nguko bikwiriye. Ijambo ryawe rigira amahoro ku bantu bose, ijambo ryawe ritanga umugisha, ijambo ryawe ribohore. Mana urakoze, tugusabye twizeye kubw'izina ryawe Yesu, amen. Amen. Imana imuha umugisha bwo kudusengera. Nakone nakuzanira ijambo rivuga ngo n'ubu Yesu yakora, mwizere. Reka rero tubahe telefone kugira ngo tuze kubafasha mu buryo burambuye. Ni 07 8 50 07 8 50 98 944 07 8 50 98 944 na 07 2 74 34 931 07 2 74 34 931. Reka mushumba nabahe telefone tuze kubafasha. 07 824 39 Murakoze, Imana ibaha umugisha. Philadelphia, Imana iratsinda.